banza urote. Yaramurose araza arambwira ngo ibibazo ufite nshaka kubikemura. Arangije arambwira ngo nabonye ufite ibibazo by'imyenda nshaka kukwambika. Ibaza ko kana kakubwiye kavuga ngo nshaka kukwambika konyine. Ndamubwira nti mubyeyi murakoze. Arangije abwira ijambo ryantangaje. Arambwira ngo ngiye kukwambika ndakubaza ibibazo bibiri gusa. Ubwo wambwiye kuri umunyarwanda ndakubaza bibiri gusa ubundi nkwambike. Nta kibazo ni mubimbaza. Biri mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyitwa icyumba cy'ibikomere. Iki ndaza kugitindaho. Icyumba cy'iki? Aho mubona dufite ibikomere mwaya makote. Minsi yaradukomerekeje. Bene data baradukomereza. Iki cyumba cyitwa icyumba cy'ibikomere. Dufite umubare munini w'abantu bavukiye mu bikomere, bakurira mu bikomere, basabira mu bikomere, bashyingirwa mu bikomere, babyarira mu bikomere, babonera amafaranga mu bikomere. Niyo Ubarebye bona bararakaye. Iki cyumba cyitwa icyumba cy'ibikomere tugwije abarokore benshi bagituyemo bakaririmba bakiri. Mwari mukwiye kugera ku rwego musoka muri iki cyumba. Ikintu gituma tudakira twituriye mu cyumba cy'ibikomere. Bose babaye barakare. Kandi mureke mbabwire iki cyumba kandi buri wese afite ibyamukomerekeje. Murumva hanjye nakomerekejwe n'imyenda n'ibiryo byarankomerekeje. Buri wese afite ikintu cyagiye kimukomeretsa. Hari abakomerekejwe na base, hari abakomerekejwe na ba nyina, hari abakomerekejwe n'abana, hari n'abakomerekejwe n'abanyedini. Ibi byose mbitinda ndaza kubivuga naho i Kigali. Hano mu idini haba abantu bazi gukomeretsa kambavugeho gakeya. Uziko uhurira n'umuntu hano mu itorero muhuye mutarazanye akakwizirikaho akakuvuga. Kandi abapantekote mwe muzi no kuvuga muri abahanga. Niba hari abantu bazi kuvuga ntimwize social media, ntimwize itangazamakuru, ariko umurokora aravuga ukagira ngo umuntu umwe yigeze ambwira ngo ni musengere ngo baramukomerekeje baramuvuze. Ndamubaza ntimbwira ibyo bakuvuze numve niba babisengera, kuko ubundi hari bidasengerwa bisaba ko tubikora tukabyivanamo. Hari ibikomere Imana itazagukiza, hari ibikomere abantu batazagukiza, wowe ubwawe uzikiza. Nk'igikomere cy'urukundo, niyo abantu batagukunda wakikunza. Niba batagukunda wakivuye igikomere ukikunda. Kwangiye ngo abantu nibankunda, wowe uzi barakunzwe nani, wowe ikunde wirangiza icyo gikomere. Kwangiye ngo abantu ngo ntibanyubaha, wakiyubashye ariko ubundi wowe shaka ko mwivura. Hari ibikomere mutazategereza. Sinzi wigeze ambwira, arambwira ati ariko Boniface yo nkubona ko mbona umeze nk'umuntu uvuga ubutumwa ariko ukamera nk'ushaka kwishyira imbere, none ko nabuze uhanshyira, ariko ubu mutegereje iki? Mutegereje ko ubutegereje ko ninzu uzagushyira imbere. Mwirwaneho mwivura ibikomere. Narimo nigisha igiterane cy'abashakanye, ndimo nigisha imbaraga 5 zikuza urugo rw'abantu bashakanye, urugo rukaramba rukamara imyaka myinshi. Mvugamo ikintu cya 4 cyitwa guhana impano, guhana kado ku bantu bashakanye. Mvuze sanga hari abantu baherutse impano muri dote bakoze ubukwe kuva ariko ibikomere biragwira mwakagira Imana. Sanga hari abantu badaherutse guhabwa impano kuva ubukwe bwabo. Icyo gikomere rero kugira ngo gikire nuko ugenda ukayigurira, ukayifungira, ukayifotozanya, ukayiha. Uburongo murategereje ngo bazazibaha bande? Wowe yishake uyifotoze ushyira kuri status uvuga uti shima Imana ko nabonye impano. Urategereza ninde uzayiguhereza? Iki cyumba cyitwa icyumba cy'ibikomere. Nari kubabwira uwo muntu wambwiye ngo ni musengere ngo afite ibikomere ngo baramuvuze. Nasanze hari ibikomere tutagomba gusengera kuko mukomere abarokore murakomeretswa n'ubusa. Uzi ikintu cyamukomerekeje ngo baramuvuze, namaze ntibakuvuze iki? Yari umudiyakoni ahantu. Arambwira ngo baramvuze nyine ngo numva nabivamo. Nimbwira ibyo bakuvuze mbona ibyo sengera. Arambwira nyine ngo abantu bo mwiri torero kubajyayirirwa bavuga ngo ninjye mukobwa mukuru ngubamo ngukuze. Ndamaze ufite imyaka ingahe? Aravuga ngo 47. Ubwo barakubeshyera ntukuze. Iki kintu kigukomeretse, ariko mureke mbabwire iyi mitima yanyu dufite urugamba rw'abarokore b'abana turimo turarwana narwo. Kwikorari ngo baramvuga, bakuvuga iki? Niba bavuga kuri umukene ukaba udatanga umusa ntuki nkunda urakennye kugera ku rwego bizahinduka. Kwerwa bavuga ngo sinize, none se warize wowe?
kwitoro ngo biravuga ngo ninjye mukene ubamo, niba batumira abashyitsi ntiwitange ntugire icyo ukora, ubwo ibyo biragukomerekeje. Wakihanganye ukarinda umutima wawe, uririrwa urwana n'iki? Se ndi kuvuga ibintu byumvikana? Birimo birumvikana ibintu ndi kuvuga? Ndagira ngo mbatangarize ko witurataho ibikomere byawe ntabwo wakomeretse kuturusha. Ko twakomeretse, twarakomeretse. Se mbabwira iki? Bene data dukorana baradukomerekeje. Nabwiye abantu ngo ikintu gitumira itorero tutarivamo tukarigumamo, habamo abantu bakomeretse, ariko hakaba umugabo wo muri bikomere. Munyumve neza, ikintu gituma umuntu abasaza biciye ahangaha ni umugabo basanze ahangaha. Hano twahasanze umugabo uhagera akakubwira ngo mwana wanjye, nta wigeze abikwita, akubwira ngo mwana wanjye ngo ndakuzezewe. Hajya niko hano haba umugabo uhagera nta byiringiro ufite, akakubwira ngo nzakugaburira, nzakwambika, nzaguha urugo. Buriya hano twahasanze umugabo mwiza mwakagira Imana mwe. Pega umugabo twasanze hano, umugabo utakurebera muri kavukire. Hashimwe Imana. Haleluya! Imana yatwamoye ibikomere misi yaduteye. Iki cyumba cy'ibikomere wikibamo ngo ugitindemo ugihoremo. Kandi uko mubona hari n'ibikomere dufite tutagizemo uruhare, twatewe n'imiryango. Umuntu akakubyara kubera karitsiye yakubyariyemo, gahita kwita izina. Nk'ubu nitwa Sengira nkabo bande, ndabazi. Umvi aho ya munkurikire mu nyuma, akakwita ikizina cyo. Ko mwana wanjye ngo nitubana mbazi ngo niruzihitiremo. Mureke mabwire, ariko isi yaratwangije, ariko baradukomerekeje mwakagira Imana. Ibi bikomere duterwa n'abantu, icyo dusabwa no kubyivura twebwe ubwacu. Bibiliya mu gitabo cy'Ingoma havuga umugore wabyaye umwana ngo yaratewe inda nko ku ngufu, amubyaye ngamwita Yabesi. Bisobanura ngo ni gahinda, we mubyaranye gahinda. Aravuga umwana wanjye mwise Yabesi. Yabesi akuze abaza icyo ryo zina risobanura. Mujye munabaza amazina babise, ko hari ibizina by'imyaku bibariho. Umuntu akabyara umwana akamwita Kibwa. Mwabonye Kibwa wubatse etaje? Mwabonye Kibwa ugenda n'imodoka? Hari ibizina mugomba kubanza guhina, mukidekarara mu buryo bw'umwuka, ayo mazina mukayikuraho. Umwana kuza arabaza ngo Yabesi bivuze iki? Baramubwira ngo bisobanura ngo nagahinda. Ngo ajya ku Mana, arabibwira ngo ngirira imbabazi, nyagurira imbago, nkura iki kidayimoni kizina, izina ntiri kuyu umuntu w'umugabo. Imana iramubwira ngo kubera ko ubivuze izina ryawe ndarihinduye. Ubu rero mugomba guhinduza amazina mutarindirije ko hari abantu bazayabahinduriza. Hari abantu ajya gushanga umuhanuzi ngo abarebere. Umuntu wese asabwa kuba umuhanuzi w'ubuzima bwe. Witegereza ko hari umuntu kurambikaho ikiganza, wowe kirambikeho. Yakobo yakirambitseho muri Yesaya, aravuga ngo ko umwami Imana azantabara. Aravuga ngo nicyo gituma ntamwara. Aravuga ngo nicyo gituma nkomera, mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Aravuga ngo kandi ko ntazakorwa n'isoni. Aravuga ngo n'Uwiteka Imana avuganaga nanjye. Mwirwaneho, mwivure ibikomere. Amen. Murimo muranyumva? Kandi abantu bafite ibikomere, ariko umbwire nawe, umuntu akavukira amashesha, agakurira amashesha, akiga amashesha, akarangiriza amashesha, agashakira amashesha, agasazira. Shaka itike ugera i Kigali, nushaka ukore arere tu urugendo ugaruke, wivura igikomere cyo kutagera iki. Ubu utegereje ko ari ndu uzakujyana i Kigali. Koko kagira imyaka ingana niyo ufite utazi ikamembe. Kamembe si cyatanu si bitatu kugenda no kuga, wateza ukagera ukagaruka, ariko ibikomere biragwira mwakagira Imana. Mbega urugamba we, cyumba cy'ibikomere. Ibikomere mugomba kurwana nabyo, karwana nabyo ukabyivura kandi bigakira. Haga imyaka ufite uri umuntu wo kurarikira inkoko, ngo wame inkoko igura ngahe wayiguza ukayitekera ukayirya. Igikomere cyo kutarya inkoko. Muri kunyumva? Mwirwa
twirwaneho iki cyumba cy'ibikomere mu kivemo. Dufite abantu barimba nibikomere, karimba yararakaye atajya aseka, bari abantu baseka ku mibare akavuga ati mu kwezi nzaseka kabiri, seka mbabaye. Urugamba turaririmbirwa n'abanyabikomere, tukayoborwa n'abanyabikomere, tugahanurirwa n'abanyabikomere, tukabwirizwa n'abanyabikomere. Kandi uyu muntu ufite iki cyumba ukorera mu iki cyumba, nta torero yayobora ngo rizagira umusaruro, nta korari yayobora ngo izagira umusaruro, kubera ko ibintu bye byose ni ingufu ubuzima yabayemo abayumva yabuturundamo. Musohoke mu bikomere, ntabwo Imana ishaka abantu bameze batyo. Umuhanuzi uhanurira mu bikomere, ubuhanuzi bwe muzabwumve, kubwira ati mbonye isanduku enye ariko ibikomere birahwera. Atusenga yirindwi, Imana itanayamubwiye kubera ibikomere n'urwanga kwanga gusa, kakubyukiraho mu bikomere. Ati mbonye Imana ikwica, irinde inyica turapfa iki nayo. Cyumba cy'ibikomere. Curuzi ibishake mukadasomwa muri 2003 nari ntuye ku mudugudu mu Cyangugu, ari batwubakiye amazu ku mudugudu. Hari umukecuru twari duturanye, nigeze mva kurangura ibishake cyane biti imibirizi n'amaguru bicururiza Kamembe. Cyumba cy'ibikomere ko twarakomeretse, vuye kubirangura nari naranguye ibishake 8 yamagana, ariko kimwe nagiye nkigura kuri senkari byari ibishake binini. Manuka mbyikore ndaza ngeze mu kadasomwa nzamuka ngana mu rugo, mpura n'umukecuru byari byampese bitugu nanani. Urumva urugendo rwa mibirizi namanutse za Gihundwe ku ruganda, natagangaye cyane. Umukecuru arandeba aravuga ati ariko mwene Costasia, uyu mwana yarago, uyu mwana ibitugu byahetamye kubera ibisheke. Abivuga cyane, arambwira ngo wa mwana we, ibintu nutabireka kurikije uko mubona wabaye, ndabona uzapfuta byaye. Si igikomere ayage bikomere we, numva ndababaye buri uko mbigenza. Ariko Imana itameze nk'abantu yarakinkijije. Narabyaye, mfite umukobwa w'umuvuga butumwa yitwa Beni, afite imyaka 9 n'agakobwa karacyari gato, wenda bafite social media bazajya bakabona, karacyari gato n'agakobwa gatoya cyane. Hari igihe mureba avuga ntareko Mana we uvura ibikomere. Ubu wampaye umwana nitwa Papa Beni. Imana ijya yomora ibikomere, bakakura akavuga ngo ntuzabyara, ngo ntuzashaka, ngo ntuziga, ngo ntuzubaka. Imana ikabinyuranya ikatwomora ibikomere iminsi yadutera. Haleluya! Hano bari bazi ko tutazashaka. Shumba wanyu naramusuye n'umugore wanjye n'umwana wanjye akiri muto, twaramusuye mu rugo. Mfite umugore hari igihe mureba avuga ntareko Mana, hari kora yitwa Gahogo, bari imindiri ivuga ngo wanciye iki Yesu. Hari igihe mbireba ako jowe uranze cyangwa ntagonze, ushobora kubuza cyangwa ntagonze, ntagonze kubyibuka neza. Kwari twaragowe, kajya kwishura kagucamo igihara, kwiyogoshesha bikaba ikibazo, kumesa imyenda y'ishuri, kurya kumanywa, twarakomeretse iminsi yaraduko. Ndashima Imana yo muri bikomere. Mujya mugera mu nzu y'Imana, jya mubwira Imana turagushimye ko waduhaye ijambo, kaduha uruvugiro twari twarabuze icyo kuvuga. Warinde wowe. Cyumba cy'ibikomere ni cyumba kibi. Cyumba cya gatatu, reka mbyihutisha bitaza kunteza ibindi bibazo. Ariko Imana igitwomora ibikomere. Uzi gupfa utarabona ururabyo mu buzima bwawe, bakazakuzanira ku irimbi. Mureke nanababwira ijambo rikomeye. Umuntu utazampura ururabyo nkiriho ntazaruzane napfuye. Mwamubijyanaho ibyo birabyo byanyu, muza mwiririsha, mwaruzanye nkiriho. Ako mushumba, uzi umuntu gutakira ku ruhimbi, mushumba wacu turamukunda, ntawe uzaho utaha, ntawe uraguha ikaramu. Naguhaye ikaramu, nicaye hano, mushumba wanyu namuhaye ikaramu. Ntago mbivuze kubera ko wenda mbyirase, twicaye hariya mpita numva umushumba nibaza ikintu namukorera, mfata ikaramu n'umushumba, sinzi n'ukuntu mumbabarire ko mbivuze wenda. Ako dufite abantu bicakura, unakabwira ngo aragukunda ataraguha n'ikaramu, mwagiye mutuvura ibikomere. Twabayeho ntawe uduha, mwaduhaye tukiriho. Ngo mushaka kugura fanta twapfuye, ibyo bifanta muvugiraho amagambo tudahari. Mwazizanye tu my friend, mwatuvuye ibikomere ku isi yadukomerekeje. Iki cyumba cy'ibikomere
agatondekanya aya magambo muvugira kwirimbi mwayavuze tugihari koko ko twabaye mu buzima tutagira batubwira ko badukunda ko muhari mwagerageje mukabitubwira koko naka message kohereza umuntu aka message kamubwira uti ndagukunda nibura kakabyukiraho cyumba kibikomere kamareke cyumba cya gatatu ni icyumba cy'inzozi cyumba cy'iki cy'inzozi mugomba kugera ku rwego murota muri abakire kuki murota mupfa ubu ni biki muri kurota kunarengo ndose ngo bari kunyirukaho ariko inzozi ziragwira mwakagira Imana kuki utarota wubaka etaje kuki utarota ugenda n'indege kuki utarota utwaye imodoka inzozi muri ibyumba by'abarokore birimo inzozi zimiruho gusa sijya amenya gusobanura inzozi n'uzarota ntazampamagare ariko hari umuntu wamagaye gushiza arambwira ngo yarose abimbwira na gahinda ndavuga nti kuwagerageza wenda sinazisobanura mbwira ibyo warose arambwira ngo narose ngo mfite ngo iparato ngo ndi kurya ibigori wabuze kurota urya imbuto mureke mbabwire umuntu arota arya ibigori murote byiza haleluya murote byiza kubera ibibazo abantu bafitanye n'abandi nugerageza kurota barota bamwishyuza bamwirukaho abona inka gihe cyose utararota gukira bizakugora ugomba kuba karosi y'ubuzima bwawe kuko batampa ngo mbwirize wari warota ubwiriza se nibura banza ubirote nibura ugerageze buri rugamba dufite wagiye ngo nibama mikoro ngo natone banza urote wantonya hanga ubirote nibura erega kurota ntago bisaba kusinzirira nahangaho watangira kurotera ubuzima bwawe amen murimo muranyumva nk'umukobwa akagera mu myaka 40 atari yarota yakoze ubukwe niba utararota umugabo warose umugabo warose umugore nibiki murote mutangire murote nk'ubu nkandi kubona ngiye babashumba batangira nko kurota nk'urundi rusengero mukatangira kugira iyerekwa mugatangira kurota ibintu bigari murote ibintu byose utagize mu nzozi ngo birote ni murote kandi ikibazo ntago ari aho uroteye ushobora kurotera amashesha bigasorera muri Amerika ko mutanyumvise ushobora kurotera amashesha bigasorera muri Gasabo rota wowe wimbaza ararose muri 2008 kambabwira kanga kubundi gire nanasoze sinshobora no kubivuga byose mu birangiza 2008 narose iki nabaga igisenyi mbaka umupasiteri witwa Claude badutumira Kigali kubwiriza mu bibare hageze tuhara umupasiteri wavuye i Burundi witwa Odas nari umwigisha na Odas ari umwigisha badutumiye turi babiri noneho ngiyewe nta koti nagiraga ishati nahawe na pasiteri Claude ifite ikora ry'umutuku ishati ari umukara nambaye n'ipataro za mu giterane nk'iki nambaye ishati urumva ubuzima bwari hatari 2008 tuhageze babwira Odas ngo yugurura iteraniro asoma ijambo nkarira mwarimu yasomye ryo kugurura ryari ndi ryo kugurura ryo muri ADP bampa umwanya ngo nigishire irambuye maze kwigisha nicaye Odas arambwira ati mubavuga butumwa nabonye urantangaje uracyari muto ibintu uvuga nuko ungana ntibihura none wanyemerera tukazagutumira i Burundi mwamugize neza arambwira ngo ariko i Burundi tugutumiye ntiwaza wambaye ishati ku ruhimbi saba kuba wambaye ikote nta koti nagiraga turi ku cyumba cy'inzozi noneho twagomba kurara ku mupasiteri wari wadutumiye ndebye pasiteri wadutumiye mbona urubavu rwe ni nk'urwanjye ndavuga nako buriya mu gitondo ntabasaba pasiteri ikote nkazajya i Burundi nibura nanjye ko atari inyuma ko mbona ari umukire tujya kurara kwa pasiteri nge na Odas baturaza mu byumba bitandukanye nkuko kwa mwarimu baraje comeka muke nanjye mu cyanjye turaryama kwa pasiteri mu gitondo buracya musaba ikote ari cyifuzo nasengeye nijoro ndarota naryamye ndose mu cyumba ndyamye mu cyumba kwa pasiteri nagiye kubona mbona perezida muramuzi perezida w'u Rwanda hari abantu bamurose bari hano hari abantu bigeze kumurota mwumvise ukuntu bijya bimera kurota perezida biraryombega ibintu mbega inzozi abantu bari hano bamurose barabizi nararyamye ngiye kubona mu nzozi mbona araje ndi kurota aza yishimye arambwira ngo muraho ntimuraho ati umunyarwanda ntindiwe ati nabonye ufite ibibazo nje kubikemura wewe mwabonye ukuntu ajya akemura ibibazo mwarabibonye hari umwaka ntibutse yigeze akemura ikibazo cy'umukecuru ndanezerwa mukecuru arahagurutse
baramwicaza umukecuru baraticara umusaza ati wari mumureke avuge vuga arahaguruka umukecuru avuga ati mwana wanjye ndishimye kukubona ati kibazo mfite bantwariye isambu jenoside irangiye umuntu wayitwaye yankujeho n'ubu ntaho ntageze umusaza ati ababishinzwe bari hano ati abantu babikurikirana barahangaha iyo sambu icyo kibazo barakizi umukecuru ati n'abavunyi nabageze umusaza ati uretse mukecuru ndi kukumva ati hereza abandi mikoro bavuge mukecuru ati ntawe nyiha ndabizi we vuga gusa nonaha ndabizi uramutse ubivuze umuntu uri birimo yabivamo umusaza aravuga ngo ndabivuze babivemo yo rota banzu rote aramurose araza arambwira ngo ibibazo ufite nshaka kubikemura arangije arambwira ngo nabonye ufite ibibazo by'imyenda nshaka kukwambika ibaza ko kana kakubwiye kavuga ngo nshaka kukwambika konyine ndambwira nti mubyeyi murakoze arangije abwira ijambo ryantangaje arambwira ngo ngiye kukwambika ndakubaza ibibazo bibiri gusa ubwo wambwiye kuri umunyarwanda ndakubaza bibiri gusa ubundi nkwambike nta kibazo ni mubimbaza n'amafiyeri menshi numva ndabisubiza arambwira ngo icyambere umuhanda wa mbere waciwe mu Rwanda ugendwamo n'imodoka akaba ari wo wa mbere nuwuhe sha ngo mwarize histoire umuhanda ndawushaka ndawubura pe ndabwira nti mubyeyi nicyo kibazo sinagisubiza umuhanda sinkuzi araseka arambwira ngo baza koroshye ntikambaza arambwira ngo ikivo uzi kiyaga ikivo imvuka icyango ubu ntikivo ndakizi arambwira ati okay none ushatse kubara amafi ari mu kivu wabigenza ute ndamubwira nti ushatse kubara amafi wagomorora amazi akagenda ugasigara ubara amafi araseka ahita amaza ngo ayo mazi yagomoroye akagenda se yajya ntisimbizi arambwira ngo kutabizi ni kutazi ukuzambara ari kuzambara bega inzozi arambwira ngo uzambara sinjye ukwambika ukutabizi nyine ni kuzambara mbona arigendeye mu gitondo ntago nigeze n'akapasiteri imyenda numvishe iryo nzozi zihagije ndabyihorera bantumira Gisagara mu majyepfo kwigisha ku cyumweru gikurikiye ngeze Gisagara vuga ubutumwa bwiza bwa Yesu umuntu arahaguruka mu rusengero abwira pasiteri ati naringize icyifuzo n'abantu twicaranye uwo mukozi w'Imana yaduha nimero ye ku ruhimbi ndayitangaza nimero nditahira ku wa mbere havamo umuntu ajya ahantu bita mu Cyarabu i Butare asanga umutayeri muri ateri y'umusaza aramubwira ngo nyiri nimero muhamagare agusange muri ateri nk'ibi bitambaro udodamo amakote umudoderi kote yumva ashaka ntumubwire uwo ari waridodesheje wowe umudoderi kote unca amafaranga nditumba mu na nimero irampamagaye ati n'umutayeri ndorera mu Cyarabu y'Ubutare ngwino mvugane nawe hageze arambwira ngo iyi nimero ni yawe nti yanjye ni wowe witwa Boniface nti yego nk'ibi bitambaro biri hano ni ikihe gitambaro twakudoderamo ikote dikanga kubera ubwoba nahisemo igitambaro cy'umweru umweru wera kurenza ibimwamba umweru igitambaro cy'umweru nka wa wundi badekoza umusaza araseka arambwira ati iki nicyo uhisemo nicyo mpisemo ni nkunda umweru bega ikoti bandodeye mfite amafoto yaryo njya ndireba ngaseka nadodesheje ikoti ritabaho kubera ubuturage no kuti kandi harimo ibitambaro by'amabara menshi andodera ikoti ry'umweru ryera de icyumweru gikurikiye nagomba kujya kwigisha mu Gatenga ngeze mu Gatenga sanga barangije finissage y'amakaro y'umweru mpagaze kuri ya makaro na rya kote ukajya ugira ngo naje kuronshinga ariko mwakagira Imana mwe nimwumva gashya kambayeho ndabatindiye kandi ndagira ntendage Kigali twihute ikintu cyambayeho nabonye ikoti ry'umweru nambarira kuri ya shati pasiteri yampaye ndavuga nta ko nta wahamagara Audace nkazajya Burundi ko nabonye ikote mfite na laissez passer hamagara Audace ntinabonye ikote mwantumira i Burundi atereka mvugane n'umushumba barangije bantegurira kuzigisha icyumweru barampamagara fata volcano nambukira ku Kanyaru ngi Burundi ngiye nafite ikoti ry'umweru nzamara icyumweru n'ishati y'umukara mwumva ibintu byambayeho nashyikiye aho bita muri Sokarite barambwira ngo hano urigisha ku manywa na nijoro ejo tuzakujyana mu Gipara ukore ku manywa na nijoro tuzakujyana mu Ngagara muri Sisi ukore ku manywa na nijoro tuzakujyana ku Muzinda ukore ku manywa na nijoro tuzakujyana mu Buyenzi ukore ku manywa na nijoro fitiko munkurikire nahuye ariko igitangaza kiragwira noneho nakoze iki ku manywa nazaga nambaye costume nijoro ikoti nkarisiga nkazana ipataro n'ishati iminsi 3 rya koti ryari ryabaye ikigina kintu kigishokora bigeze ku munsi wo kuwa gatanu turangije amateraniro umurundi witwa Claude asanga hanze arampamagara arambwira ngo nitwa Claude
umusirikare mvuye Somalia naragiye mu butumwa bw'akazi ko hari igitambaro nazanye nayo kudodesha ikote yo gukoresha mariage wanyemerera tukajya muri ville bakakudodera ikote ku cyumweru kazabwiriza wambaye iryo nakudodeshereje kandi duha abantu bafite amaso nkaye umuntu abahagarara imbere yambaye inkweto zishaje yambaye ishati yacitse bakajya muzamura amaboko amavuta mwakeretswe mukabona nibura dufite abantu dufite ikibazo utegereje ngo kubanza ngo kubihanurirwa warose nibura ukareba icyo kintu kiraho ngaho aranjyana muri ville Bujumbura bandodera ikoti rya shokora ry'ibipesi bibiri hari kuwa gatandatu bategeka ko riboneka express bararindodera ryarinda hitarinya akajya kuri hanaguza arambwira ngo riya mazi iminsi wambara urimpereze mu kinyabupfura cyinshi muri protocol idasanzwe ku cyumweru njya mu Buyenzi nambaye ikoti rya shokora maze kwigisha ku cyumweru nagomba gusoza ku cyumweru umushumba koloneli wayoboye ikigo cy'igisirikari arambwira ngo komite ishinzwe igiterane bavuze ngo tukongera ikindi cyumweru muratwihanganira mumara ikindi cyumweru kuko twabonye mufite ibintu byinshi kuko nabonye irindi kote se ku mutima nimushaka munkubite na bitatu numvaga ntacyo bintwaye bankubita ikindi cyumweru kuwa mbere kurodanzanira rya koti bari hanaguje ryarindi rya shokora ko ritanduraga narikoresheje iminsi ne mu kindi cyumweru gikurikiye bigeze ku munsi wa gatanu fata ryarindi ry'umweru naryo ndikubitamo ku cyumweru ku munsi wo gusoza ndigisha maze kwigisha tugeze hanze umugabo muremure w'amarinete azakundamutsa arambwira ngo nitwa Pasi burya twarabanye kuva washyika i Burundi ku manywa twaga turi kumwe nijoro twaga turi kumwe watwigishije neza narafashijwe none ko nshaka kukwambika imyenda wakambara mu buzima bwawe ukumva urishimye ni imyenda ingana iki kuko nafite costume ebyiri numvaga ari igitangaza navuze nta kibazo cy'imyenda afite ntiyo nabona numva ntacyo bitwaye amfata ukuboko ajyana aho yaparitse imodoka afungura butu y'inyuma akuramo cava 8 costume cava 8 biri mu makava arambwira ngo yana amakoti Imana yambwiye ngo guhereza ujye wambara zisanga costume ebyiri ziba zingahe ni murote we wamwe wanze murote urifuza kwambara neza utari wabirota banza urote urasabwa kubanza fungura icyumba cy'inzozi urifuza amafaranga utari warota unayabara banza urote birasaba kurota pereza costume 8 kirahe ebyiri zibicumi ajya kuri volcano kwa Sioni afata butu ya volcano aravuga ngo hano inyuma muhoze muterema agaparufe musasemo ibintu hazagendamo ibintu by'umukozi w'Imana nacyuye costume 10 ngeze ku Kanyeru nabaga itumba njyaho nabaga umudamu twabanaga pakuru yarambwira ati nibyande ugiye gucuruza niwe imyenda ngiye kujya nambara nibuko nabaye muri korali nambara ikanzu ya mushiki wanjye nibuka ko natire damascene pataro nkayikandagira kanteza ibibazo costume 8 ndaza nkubita ku rukuta manika ahantu nkajya ndyama mvuga nti Mana uhimbazwe nayirebye iminsi birahimanitse ndyama ku munsi wa gatatu ndarota narose iki nagiye kubona mbona wa muyobozi nigeze kurota mu nzozi araza arambwira tumeze ute ndishimye cyane ati biriya ni ibiki ni imyenda Imana yampaye arambwira ngo iriya myenda imanitse yari yasinyishaka hariya hari abakozi banjye bagiye kure ku murimo kubera kubura imyenda naye nayigutumye i Burundi kugira ngo yibahe ibintu by'abandi Imana yakubuye gutanga ukanga kubitanga ngo ni inzozi hano dufite abantu barose ibintu barenzaho bati ni inzozi amateka y'umuntu aramenyekana amateka y'umuntu aramenyekana amateka y'umuntu aramenyekana amateka y'umuntu aramenyekana ushobora kubaho mu bukene bikamenyekana ushobora kubaho mu bugumba bikamenyekana ushobora kubaho na ukumva bikamenyekana ushobora kubaho mu bukene bikamenyekana ushobora kubaho utabyara bikamenyekana ushobora kubaho uri kivume
ariko iyo mana Yazavamo igisubizo cyawe amateka yawe yazavamo igisubizo cyawe wirambirwa komeza gusenga wicogora komeza gusenga amateka yawe yazavamo igisubizo cyawe amateka yawe yazavamo igisubizo cyawe wirambirwa komeza gusenga wicika intege wowe